Hey guys, nongeye kugusuza kandi nongeye kuguha ikaze. Ni kenshi na kenshi uzumva abantu bafite imvugo muri bo barimo bavuga ngo nta mugabo usaza adafunzwe, ngo nta mugabo udafungwa. Ibyo ngibyo ukabyishyiramo. Mu buzima busanzwe ibintu wishyizemo akenshi na kenshi nibyo bikubaho, uko uri kubyumva nuko uhora ubitekereza ubigarura mu ntekerezo zawe. At the end ibirangira nawe bikubayeho. Hari abantu rero baba bafite imyumvire nk'iyo ngiyo, barimo bivugira bati nta mugabo usaza adafunzwe. Byabaye nk'ihame kuri bo. Ahangaha nkufitiye abastar bo mu Rwanda batandukanye bagiye bafungwa bazira amafuti. Unyemerere mbyite amafuti kubera yuko usanga ari ibintu bakoze batabitekerejeho neza, ari ibintu batari bafatiye umwanzuro kugira ngo babikore, ari ibintu by'ubufuti buri aho ngaho. Njyewe ndaza kubyita amafuti. N'abahanzi bagiye batandukanye harimo kandi n'abastar bo mu ngeri zitandukanye, yaba ari abakina filime, yaba ari abahanzi, yaba abakora ibikorwa runaka ariko baba muri entertainment ya hano mu Rwanda, bagiye bagera muri gereza, still hari n'abakirimo cyangwa se hari n'abagezemo bakaza gufungurwa bitewe n'uko ibihano byabo babikoze bakabirangiza amahoro maze bagataha. Gusa hari n'abandi bakiri muri jail. Ibi ngibi rero nibyo ngiye kuba nkugezaho, ni abahe ndetse ni ayahe makosa bari bakoze byatumye bashyirwa in jail bakabihanirwa icyo ngiye nita ko ari amafuti. Nawe bitabaho mu by'ukuri ariko nyine unyemerere mbyite amafuti. Nkubwira yuko aho uherereye hose tugukunda, waba uri hano imbere mu Rwanda, waba uri muri Afurika y'Iburasirazuba, waba uri muri Afurika yose, aho waba uherereye, waba uherereye muri Amerika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, waba uherereye Canada, UK, waba uri mu Burayi cyangwa se ku mugabane wa Aziya, waba uri Australia, everywhere you are, ushobora kudukurikira. Ahangaha ndi kukugezaho abastar bo mu ngeri zitandukanye bo mu Rwanda bagiye bafungwa bazira amatiku cyangwa se icyo nita amafuti kuri bo. Ngende Hero Willis, ntujye kure, reka duhere ko bita Dani Nanone. Uyu nguyu wanafunzwe ahangaha vuba ahangaha rwose, vuba ahangaha azira amakosa akurikira. Dani Nanone hari ku masaha rwose y'igicamunsi ari mu kabari aza gushyamirana n'umugore w'imyaka 30, biza kugeraho yiyumva ko ari kingi, birangira mukubise nsuki, aramukomeretsa bikabije ndetse aramuca igisebe, amuca inguma ku buryo byaje kuba ari ibibazo bikomeye. Abantu bakaza guhita bahurura, abantu bakaza gukiza mu maguru mashya. Dani Nanone agahita atabwa muri yombi n'urwego rw'ubugenzacyaha rushinzwe ari rwo RIB. Kugeza kuri ubu ngubu icyo twakubwira ni uko uyu muhaperi Dani Nanone afungiye kuri sitasiyo ya polisi Kicukiro. Dani Nanone ni umuraperi wamamaye mu Rwanda mu bihe byahise. Benshi mwamumenye muri Primus Guma Guma Superstar no ku yandi mastage yari akomeye kuko yari umwe mu bahaperi bari bafite izina rikomeye kandi ridasanzwe hano mu kibuga cyo mu Rwanda. Ewana, izina Dani Nanone nyeka yuko uri kudukurikira, niba utari uw'ejo bundi ukaba ufite nk'imyaka 18, byanga bikunda Dani Nanone uramuzi. Dani Nanone rero wagiye arapa bikomeye cyane, yaje guhagarika ibya muzika ye byo kurapa igihe yari ahuye n'ikibazo cy'uburwayi, akarwara cyane, akazahara arwaye impyiko, ariko nyuma yaho yaje gukomereza amashuri mu ishuri rya muzika riherereye ku Nyundo rya Nyundo, ariko kugeza kuri ubu ngubu riherereye mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo. Ubwo yari yaragiye kwiga gucuranga. Dani Nanone umuntu uri kwiga ku Nyundo ntabwo yemerewe gukora indirimbo muri studio ngo ayisohore, niryo tegeko riba rihari, ntabwo yari gukora. Rero birumvikana Dani Nanone nayo mateka yagiye amuranga.
reka dusimbukire ku wundi muraperi mugenzi we bita Jay Polly. Jay Polly nawe ni umuraperi wagiye akora amateka atandukanye. Ni nyakwigendera Jay Polly yaje kuba atabwa muri yombi mu bihe bigiye bitandukanye kuko si byabaye inshuro imwe. Ubundi Jay Polly yamamaye nk'umuraperi waje ari mu itsinda rya Tuff Gang, akaririmba akorana na bagenzi be barimo ba Bulldog, Fireman, ba Pfla, ba Green P n'abandi batandukanye, harimo ba Parkinson n'abandi bagiye batandukanye. Jay Polly rero yaje kwitaba Imana, ariko mbere yuko yitaba Imana mu mwaka wa 2018 nibwo yaje gushyamirana n'umudamu we Sharifa, aramukubita amukura amenyo, byaje gutuma atabwa muri yombi ashyirwa mu gasho. Icyo gihe Jay Polly bamukatiye igihe kigera ku mezi 5 arayakora, arayarangiza amahoro, arataha. Ariko ahagana mu mwaka wa 2021 Jay Polly nibwo yongeye gufatwa ari we mu rugo, afatanwa ibipfunyika by'urumogi ndetse afatanwa n'abakobwa bari bagiye gusambanya. Ikindi kandi afatanwa n'ibinini byitwa buturi. Buturi ni ibinini banywa kugira ngo bibatera akanyabugabo babone uko batera akabariro. Jay Polly kandi icyo gihe bafatanywe impapuro mpimbano, atabwa muri yombi. Ayo makuru nkeka yuko nayo wayabonye. Arafungwa aho yaje kwitaba Imana yiyahuye, aho yari afungiye muri gereza ya Mageragere iherereye mu karere ka Nyarugenge, umujyi wa Kigali. Kandi nk'uko nabikubwiye hari n'abandi baraperi barimo nka Pfla nawe yafunzwe azira kunywa ibiyobyabwenge. Icyo gihe agafungwa, ariko igihano cye akaza kukirangiza ubwo yari yajyanywe mu kigo ngororamuco cy'Iwawa. Ikindi nakubwira undi muraperi ni Parkinson. Parkinson nawe ahora afungwa, ni ibintu yagize akamenyero, azira kunywa ibiyobyabwenge. N'ubu ngubu nkeka yuko Parkinson ari muri jail kugeza amagingo aya ngaya. Undi muraperi ndi bukurikizeho n'uwitwa AKT Kavuyo. Kavuyo we ntabwo yazize kunywa ibiyobyabwenge, icyo nita amafuti ni iki ngiki. AKT Kavuyo yari avuye muri Amerika ari mu bihe bya COVID-19, basohokera ku Gisenyi we n'abandi bantu bari kumwe. Icyo gihe baza kurenga ku mabwiriza ya COVID-19, byaje gutuma batabwa muri yombi, gusa bakaza kurekurwa nyuma y'igihe gito. Hari undi muraperi kandi witwa Fireman, nawe yajyanywe mu kigo ngororamuco cya Wawa azira kunywa ibiyobyabwenge bigiye bitandukanye. Nawe ni umwe mu baraperi bafunzwe kandi bazira kunywa ibiyobyabwenge. Nyuma yaho yaje kubireka cyangwa se gufungurwa arangije ibihano bye. Kugeza kuri ubu ngubu akaba ahagaze neza, afite indirimbo nziza. Hari nk'indirimbo yitwa Muzadukumbura afitanye na Neri Ngabo ihagaze neza. Hari yitwa kandi bafana ari kumwe na Bulldog ndetse na Butera Knowless, ndetse n'izindi yagiye akora nyuma yo kuva muri gereza n'ibindi bigiye bitandukanye. Kandi nyuma yo kuva muri Iwawa yahise akora n'ubukwe, ashaka n'umugore Fireman. Kugeza ubu akaba ari umugabo wubatse urugo. Undi muraperi ndi buvuge ni uwitwa Bushari Bushido. Ni umuraperi mwiza dufite hano mu Rwanda, waje mu njyana ya Kenya Trap, akamenyekana ku ndirimbo zirimo nka Kugasima, zirimo ni Twebwe ni Mwebwe n'izindi zigiye zitandukanye. Bushari yagiye afungwa nawe mu bihe bitandukanye azira kunywa ibiyobyabwenge, ariko kugeza ubu ngubu akaba ari aha hanze. Hari uwo bita Mashomampa, nawe ni umuraperi, nawe yarafunzwe, ariko nkeka yuko ubu ngubu ari hanze nawe yafunguwe. Abo ngabo bose ni abaraperi cyangwa se abambitse urubwa izina ry'umuraperi hano mu Rwanda. Byaje gutuma n'injyana ya hip hop isubira inyuma ku kigero cyo hejuru, bitewe na bamwe muri bo bakoreshaga ibiyobyabwenge, bigatuma bifatwa nabi muri sosiyete babamo, bikaza gutuma bidafatwa neza, bakashyirwa in jail. Tugikomeza rero n'abandi basitari, abo twari turi kwibanda ku baraperi. Hari undi witwa Gisa Kinganzo wamamaye mu kuririmba neza injyana ya R&B, ufite ijwi ryiza. Ubundi bavugaga yuko aririmba kimwe nka Bruce Melody. Yaje rero nawe gutabwa muri yombi, icyo gihe afungirwa Iwawa azira kunywa ibiyobyabwenge. Nawe
ariko aza kurangiza ibihano bye, ubu ngubu ari hanze. Ndetse hari n'uwo bita Bruce Melody nawe yakoreshejwemo umunyururu. Icyo yaziraga ni iki? Yazize kuba yarigeze kuba ari muri lockdown ya COVID-19 barenga ku mabwiriza. We n'undi ndibuze kukubwira bari kwishima mu rugo rwiwe, na wundi ni Shadibu. Reka mpite nanamukubwira nawe agendereho bita Mbabazi Shadi wamamaye nka Shadibu, akaba ari nawe mustahi wa mbere hano mu Rwanda bitewe n'uko ari ufite followers benshi cyane kuri Instagram yiwe kugeza kuri ubu ngubu. Icyo nakubwira nuko yafungiwe hamwe na Bruce Melody ubwo bari bateje akavuyo barenze ku mabwiriza ya COVID-19, nabo bakaba barashyizwe in jail. Ndaza kukubwira kandi bita Medi nawe yafunzwe azira kuba yari yaravuye muri Amerika ari gutwara cyane mu mihanda ya Kigali yasinze, yarenze ku mabwiriza agenga umuntu utwaye mu muhanda, atwara yasinze kandi ku muvuduko uri hejuru cyane, bikaza gutuma icyo gihe Medi nawe yaratawe muri yombi. Ikindi nakubwira no bita King James nawe yakoreshejwe mu munyururu. Icyo yaziraga yari kumwe na ba Ekate Kavuyo bari guteza akaduruvayo muri COVID-19 lockdown, barenze ku mabwiriza yo kwirinda COVID-19. Ndaza kandi kukubwira umukinnyi w'amafilime ndetse n'urwenya, umunyarwenya Nyagiso nawe n'umwe mu bafunzwe cyangwa se mu bastar bo mu Rwanda bafunzwe bazira amafuti. Icyo yaziraga we yaziraga gukubita no gukomeretsa umuntu mu kabari barimo banywa basinze, aza gushyamirana n'umugabo umwe aramukubita amuca inguma, biza gutuma bamuta muri yombi. Hari uwitwa kandi Prince Kid kugeza kuri ubu ngubu. Nyagiso nawe nyine yarafunguwe ari hanze n'ibikorwa bye murabibona. Nyagiso comedy yarakomeje barayisohora. Hari uwitwa kandi Prince Kid nawe yaje gufungwa azira kuba yarasambanyaga cyangwa se yararyamanaga n'abakobwa mu buryo butubahirijwe n'amategeko. Batambukaga mu irushanwa rya Miss Rwanda, akitwaza imbaraga n'ububasha yari afite kw'iri rushanwa, cyane yuko ari we wariyoboraga cyangwa se ari we wariteguraga, bikaza gutuma abahohotera bakaryamana ku ngufu batabishaka. Ibi byaje gutuma Miss Umuheto Divine wa 2022 ubwo Prince Kid yamusabaga ko baryamana, yaje kumushyira hanze ku buryo bweruye, bikaza gutuma uwo bita Prince Kid atabwa muri yombi. Kugeza kuri ubu ngubu akaba biri suppose kazaburana, akaba afungiye muri gereza ya Mageragere. N'umwe mu bastar bafunzwe bazira amafuti yabo. Ndaza kubwira kandi uwo bita Ndimbati nawe mwamumenye akina muri Papa Savari naho yitwa Ndimbati, ikindi mumenya akina muri filime yitwa City Maid, mwamumenye amurika imideri ahantu hagiye hatandukanye. Ikindi yarazwiho kuba ari umushoferi watwaraga umubosi. Ikindi kandi Ndimbati yarazwiho urwenya rudasanzwe n'ibiganiro yakoraga ku ma YouTube channel. Yaje gutabwa muri yombi. Ese yaziraga iki? Ndimbati yazize yuko yateye umukobwa inda akamubyaza impanga, ariko nyuma akaza kumwigarama ntamufashe mu buryo bugiye butandukanye nk'umupapa cyangwa se nk'umuntu wabyaje abana uwo mukobwa, bikaza gutuma atabwa muri yombi. Ndimbati kugeza kuri ubu ngubu mu minsi ishize yaraburanye asabirwa gufunga imyaka 25, gusa urubanza ruracyakomeje. Ntabwo turamenya ngo Ndimbati bimeze bite, ngo akatiyate bimeze bite, byifashe bite. Aya ngaya cyangwa se aya ni amakuru avuga cyangwa se nakugezagaho bamwe mu byamamare byafunzwe bizira amafuti agiye atandukanye hano mu Rwanda. Hari abafunguwe barangije ibihano byabo, ndetse hari n'abandi bakiri mu munyururu bitewe n'ibihano bahawe cyangwa se bitewe n'ibindi bitari byavugwa. Hari n'abandi twakavuze harimo nka Honorable Bamporiki, nawe cyari ni jail cyane yuko nawe agaragara mu myidagaduro we yazize kurya ruswa. Ngayo nguko nuko byari bimeze.